Yes, ikaze kuri mwese abadukunda abadukurikira tubashimire cyane kandi tubahe ikaze mu biganiro byacu. Twizere ko umeze neza cyane kandi niba utameze neza turakwihanganishije kandi turagukomeje. Turi kumwe na Prince Robert niwe tugiye kuganira. Bomeze neza? Ndashima Imana. Amahoro. Yego. Nyibutsa akantu harya umaze imyaka ngahe wubatse urugo. Kubera icyo bimbajije. Nyibutsa nyine ako kantu ubundi numve ko ibyo ngiye kukubaza. Imyaka yanjye ukubaka urugo yatangiye ku 2. Ingahe? 2. 2 gute se? Donc iyo ibara urabona nko kuno bandika ibiharwe ari chiffre nombre. Nombre. Sibyo? Imyaka maze nubatse urugo. Iyo amashifre 2. Ibinyacumi 2. Ni imibare 2 nyine. Ni imibare 2. Ubwo nyine uri mu binyacumi ntabwo uri mu binyabumwe ngo muri rimwe ntabwo uri mu abyo bita ngo ibinyabumwe ibinyacumi ibinyejana ibinyagihumbi uri mu binyacumi. Yego. Iyo wageze mu binyacumi urumva ko mbashaje uba wagiye kuba rero umuntu yakuganiriza ku bigena ufata gute abantu badukurikiye uretse reka maze nka gutya ufata gute nk'umuntu ushobora kugira usanga ari gukora nk'ikiganiro agira abantu inama kuhungo kandi nta rubwo afite cyangwa se ataramara imyaka 3 umuntu mufata gute? Mbashobora kuba afite umuhamagaro wo kugira abantu inama ariko Imana yamuhamagariye sibyo atarubaka urugo. Yego birashoboka birashoboka sibyo kuko iyo Imana iguhaye ubwenge bwayo ntago ari ibintu bidasanzwe. Yego. Abanyarwanda bacu umugani bavuga ngo igira ishobora guhana inyoni sibyo. Ni example typique nguhaye. Icyo cyo kirashoboka ahubwo do base tureba ngo se ibyo uri kubwira abantu uzasa nabyo sibyo. Umunsi wubatse urugo wowe uzasa nabyo kuko ushobora guhabwa umuhamagaro wenda nugeraho kugira abantu inama. Ntabwo kujya inama bisaba ubumenyi bwinshi cyane binasaba kubusa n'ibyo uri kuvuga nicyo ushaka kuvuga. Yes, nabyo birashoboka. Birashoboka ko rwose ushobora kubura umuntu w'umukobwa. Njye mfite umukobwa umwe bamwita Tela Speak. Ntabwo ari aba married ariko ni umusaykologiste uri kumva akonseye family. The example na nigeze gukora amahugurwa uri kumva yo gufasha imiryango sibyo. Abantu twayakoranye bamwe nago bari married. Urumva ubwo bumenyi twabonye banaduhe na certificate. Uwo muntu ashobora kuza agashyira mu bikorwa bya bindi yagize gute yes. Ariko nanone iyo ufite ubumenyi ku cyitwa marriage nabyo birakonta kuko urugo abantu barugereranya n'ishuri. Mbwira abantu ko njya numva bavuga ngo ni ijuru rito. Ntabwo nge Bibiliya yigeze inyereka ahantu handitse ko urugo ari ijuru ritoya. Cyo koze icyo Bibiliya yerekana nuko urugo ari projet y'Imana. Ubwo rero ijuru rito ntabwo byemera. Ibyo ko urugo ari ijuru rito ntabwo byemera. Nge ntabwo mbyemera. Kubera icyo utabyemera. Impamvu nabyemera bezinga kuri sociology uri kumva na bezinga kuri philosophy psychology uri kumva n'ibyo wibonera sibyo. Kuko umuntu mu buryo buri sociale ahantu avukira na background ye akuriramo niyo imuha kubaka sibyo. Icyo cyo to be clear yaba Imana yaguhaye umugore ari mwiza ariko ibyo yanyuzemo ibyo yapasinzemo bizagira effect ku buzima. Ni mwiza personalitically donc ubumuntu bwe ni bwiza ariko ibiganza byamureze aho yarerewe nabyo biraza kuba konti. Kadufate nk'urugero rwa hafi hano mu Rwanda dufite histoire ishamikiye ku mateka y'ingengabitekerezo sibyo ya genocide uri kumva. Uyu munsi hari imiryango yanga gushyingirana ibezinze kuki ku moko. Ni urugero nyine nguhaye. Icyo kintu cyuzuye muri abo bantu ni urugero umwana bagiye gushyingira kizamwafekta atari uko mu busanzwe mu buzima busanzwe atari ibyo ahorana ariko kuba aturuka aho hantu. Exactement. Ibyo bintu yarabibayemo. Hari igihe ushyira umugore famille ukumva umubyeyi ati oya nta mwana ntago mushaka. Se mama uramuhora ati oya nge ntago mushaka ariko uzi impamvu ari kuvuga ko atamushaka yinjiye muri yasi y'ibyamoko uri kumva ako kwa akazi ko dufite itegeko ribihana yanga kubivuga. Icyo kintu rero kiraza kuza gute kwa affecta. Muri make ushaka kuvuga ko umwana ibintu yakuriyemo ubuzima famille yaturukamo bigira agaciro kanini mu rugo. Reka ngwe nk'urugero typique. Niba nabonye wenda n'urugero sibyo hari umwana uri kuguhamagara ngo uze umukorere ubuvugizi
ababyeyi bataye w'imyaka 13 bamusigira barumuna be ngo abarere. Uyu mwana atangiye gufata responsibility afite imyaka 13. Uratekereza ko najya ku myaka 20 agashaka umugabo, sibyo? Namara gushaka umugabo utekereza ko uko yize kurera barumuna be ataraza ko byari byo kwapurika ku mugabo we, agashaka umurera nawe. Yes. None se reka nkwe nk'urugero rwa hafi, Abanyarwanda bavuga ngo umuntu utaganiye na se namenye icyo sekuru yagize gute yasize avuze. Uyu munsi Robert ndi umugabo, ariko ndaza kugira efe kubera ko nakuze nta bitugu bya data ndiriraho, nta bitugu bya mama ndiriraho. Uri kumva za ngaruka zo kuba nta biganza byamfashe birangira efe mu rugo. Ari nabyo mpamvu bisaba ko iyo uri umuntu uri wide utangira gukora bya bintu nahoze mvuga by'ubushakashatsi. Ese urugo psychology ruvuga hiki, ese sociology yo iruvuga hiki, philosophy se yo iruvuga hiki, ese spiritual ivuga hiki urugo. Icyo kintu abantu bakamanza bakakimenya. Byanabafasha n'abantu batarakora mariage kumanza kumenya ngo ese ngiye kwiyangaja muri mariage. My brother, marriage is not joking. Nta by'imikino biza. Urugo nta mikino ibamo. Niba uri umugabo uri umugabo, niba uri umugore uri umugore. Ikindi cya kabiri, hari ibintu ngenge mbona ku bana b'abahungu n'abakobwa. Umukobwa akaza gushaka afite umworera y'igikomere cya se atarezwe nawe, none akaza gushaka damuru, sibyo? Ngo damuru ngo aje kumubera papa we. Ntabwo papa wawe muryamana, ariko umugabo wawe muraryama. Ushatse umugabo, ntabwo ushatse papa wawe. Nugira amahirwe wenda akagitinga nka papa wawe, semye. Ariko wivuga ngo Robert ngo kuranga kwa ngo nigeze ngira mama umugore wanjye. Umugore wawe umugore se ni umugore ukiri mutoya usimbura mama wawe, kuko mama wawe amaze kunanirwa akagufasha urugendo. Yego. Sinzi uri kunyumva neza. Ndakumva. Abantu rero icyo kintu batajya bamenya, ngo bamenye ko l'amour c'est la présence, mais la présence ou responsabilité. Yego. Reka twigendere. Ni inkuru iri kugarukaho cyane mu bitangazamakuru, igaruka ku umuhanzi witwa Hahirwa Ugasenga Timothée alias Sky 2. Ni inkuru yatangiye kuvugwa kugeza aho n'uyu munsi uyu Sky 2 yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB akurikiranyweho ibyaha bibiri. Icyaha cya mbere cyo guhoza ku nkeke uwo bashakanye, ndetse n'icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Mbere yuko atabwa muri yombi, hari inkuru zagiye zikorwa ndetse n'amashusho yagiye hanze agaragaza umugore wacitse ugutwi, avuga ko umugabo cyangwa se avuga ko umugabo ari we wamurumiye ugutwi yarangiza agacira hasi. Abantu bibaza, ni ubwenge buke, ni umujinya, ni ukurwana, ni iki cyaba cyabaye cyatuma umugabo, cyangwa ni bya bihe by'imperuka isi igezemo aho umugabo asigaye afata ugutwi k'umugore akakuruma agacira hasi? Mu kiganiro twabanje gukorana nakubwiyemo akantu gatoya, ndakubwira ngo ibintu biba bitwa ibyamamare, uburyo bwose baba baramamaye tubishyire ku ruhande. Ni code prophétique. Reka ndacyagasubiramo, sibyo? Reka turebe, hari akantu ukoresheje uravuze ngo alias. Alias ni ubuhanuzi umuntu yihanuraho amaze gukura. You understand? Alias Sky 2. Sky bivuga ijuru. Yego. 2 ivuga kabiri, ijuru rya kabiri. Sinzi niba uri kunyumva neza. Ni ukuvuga ngo activite zose Sky 2 arakoramo ni ibikorwa byo mu ijuru rya kabiri. Donc iyo ni profesi we yihanuriye. Ngewe mu irangamuntu yanjye ntabwo harimo Prince Robert, sibyo? Harimo Jean Robert. Imana irafasha. Yego. Ni amazina ababyeyi banyise. Noneho uvuze ngo yitwa nde? Aya ababyeyi bamwatuye Hahirwa Abasenga. Ejo nabonye ari kwisobanura ngurumva ngo ngende umwana arashaka guhamagara ubuhanuzi mubyeyi yamwatuyeho, kandi we hari ubundi buhanuzi yiyaturiyeho. Umuntu bamwise Hahirwa Abasenga. Yes. Nanjye kuvuga undi muntu, kadufate nk'urugero rwa hafi. Wowe uravuze ati ngendi amtayiga, ndi gisamakwe. It's a prophecy. Ni ubuhanuzi uri guhanura. Ari no mpamvu abantu benshi batajya bahishurirwa
iby'imyuka n'isanzure. Wowe wahamagaye ijuru rya kabiri rize muri activity. Iyo ijuru rya kabiri rero urihamagaye, ikiza ni iki? Ni urumogi. Habaho umubare wa 636, ni umubare ubarwa n'abantu bambaye umubiri utagira umwuka w'Imana, wambaye umwuka w'abantu. Iyi gatandatu nigeze kubisobanura kuri yacu no basibye yitwa Yada. Irangwa n'ibintu bitandatu: imikino, ibiryo, uri kumva, sibyo, ubusambanyi. Donc ni page ya mbere. Uri kumva imikino. Iyo tuvuze imikino, abantu benshi ntabwo bajya bumva imbaraga ziba mu mikino. Buriya umuntu wese wabaswe, watwawe, ugengwa n'ibijyanye n'imikino, kugira ngo azinjire mu bwami bw'Imana ntabwo ari igicurubanza, ariko bizasaba ko Yesu amuha imbabazi cyangwa amwihishurira. Umuntu watwawe ko numva ikiganiro kigiye gukomera. Urabona abantu benshi ntabwo bajya bamenya gutandukanya. Buriya ADPR, Burarirwa, Rayon Sport, byose ni amadini, association, yose ni amadini. Kuko hari umwuka utwara ibyo bintu mvuze. Turi kugendana. Buriya ntuzabona umuntu yigamba ibigwi byo kuvuga ngo ngiye ngo nk'ikesi amitsingi nkayirangira. Ntabwo aba ari uyiwe. Muri we hari ikintu kiri kunywera muri we, kimuha n'ubwo butwari bwo kunywa ikesi ya mitsingi akayirangiza, mu gihe abandi ashyiramo kabiri ko yazira rukoro, impyiko zigatangira kugira gute gufena. Ariko umwuka ubitwara ntugire ikintu umugira gute umutwara. Rero iyo uhamagaye ibintu byo mu ijuru rya kabiri, hazamo icyo bita internet. Ubwo ndi kubara ku mubare wa kaya, sibyo? Internet. Abantu benshi ntabwo barahishurirwa icyitwa internet cyaryo. Internet ni imwe muri kineri cyangwa se channel, uri kumva, inyuzwamo n'ingabo za Satani ko ari 5. Bazita 5 cyangwa se GAFAM. Uri kumva, umuntu yarwanye, arwana n'umugore we yashatse, ahise aza kutubwira ko amukunda kandi amuciye ugutwi. Do you understand? Ndabyumva. Icyo ni ikindi cya kabiri. Noneho urabona Django uzi icyo ari cyo? Ishyamba. Buriya muri Django habamo inyamaswa yitwa inyamaswa nini n'intoya. Inyamaswa nini irya intoya, ariko intoya nayo itegereje kuzayirya yashengura. Wumvice rotation. No mu bijyanye n'abantu, abantu mu isi y'ibigaragara ntibaryana. Yego. Iyo tuvuze isi y'ibigaragara ni isi y'icyatsi igera nijoro ikaba umwijima. Noneho hari indi si icurirwamo ibitagaragara. Uri kumva? Ariko biza gushyirwa mu bikorwa mu bigaragara. Iyo si rero y'ibitagaragara itsi Django. Mu isi y'ibitagaragara inyamaswa nini ry'intoya. Ejo bundi nabonye ikiganiro nagikunze, numvaga nzagikora ikiganiro, ariko Imana ishimwe ubwo reka nyihurizemo n'iki ngiki kugira ngo byumve neza ikintu nshaka kuvuga. Ni ikiganiro kiri ku gihe.com. Igihe TV, sibyo? Umusay Queen. Yes, voilà. Sinzi nawe nakibonye. Cya kiganiro umukobwa wagikoze w'umusirey Queen. Wabanaga na ba Davido n'abana ba Perezida, uri kumva? Uwakoze ikiganiro n'uwo wagikoresheje. By credibility. Donc ndabakeje ba mwana w'abana babahaye credit y'ukuntu bakoze ikiganiro neza. Uri kugikora ni umuhanga, ukimukoresha ni umuhanga. Kirasabwa ko n'abacyumva niki ubuhanga. Noneho Robert ukivuzeho nawe birasaba ko kubwira abantu icyo yumvishemo cy'ubuhanga. Hari ibintu bitatu rero yavuzemo. Yerekanya aho yabanje ahinguka, yerekana aho yabanje, yerekana aho yageze, yerekana n'uyu munsi ahantu ari, yerekana n'ahantu ari kujya. Donc yabanje akuriye mu muryango ufatika. Abona umukinnyi w'umusitari witwa Mackenzie. Nakubwiye ko inkuru iyo uyikotinze ihari aba ari byiza na nyiri ubwita yivugira. Mackenzie uyu muri Rayon Sport muramuzi ko yabicaga bigacika, yagiye no gukina muri Congo. Tipi niba ari Tipi Mazembe sinzi kipe. Yari umukinnyi udasanzwe. Ariko mu isi y'imikino, mu isi y'inzoga, mu isi y'itabi, uri kumva, mu isi ya interinete, ibiberayo bisaba ko ukanura amaso, niyo nyine bitagaragara. Donc umwuka wo kunywa inzoga,
utera umuntu kunywa inzoga. Umwuka wo kuza kuri interineti utera umuntu kuyiza agakoreraho ibyaha bya interineti. Ndashaka kujya ngusanishe na Jessica. None uyu mukobwa yavuzemo ijambo rikomeye aravuga ngo nakoreye amafaranga kubugeza ku rwego hari umwami w'igikomangoma Nigeria. Sibyo? Yego. Wakoze ikintu cyantunguye. Sinigeze ndyamana nawe. Ariko icyo yansahuye kimutera kurambana ubwami n'ubukomangoma. Njye ariko icyo cyanzaniye kinshize mu buzima bw'igororero. Yaranstorinze, yaranyibye. Ni iki rero kiba kuri aba basikayitu uri kumva? N'ibindi byamamara ugenda ubona byinshi bishobora kujyanwa mu igororero mu mbaraga z'amacenga y'isi itagaragara. Yibye ibikaza kuba mu bisi y'ibigaragara. Niba umuntu ashobora kuba ati ngiye umugore wanjye ndamukunda ariko amuciye ugutwi, hari ikintu cyabaye kugira ngo mucane ugutwi. Umugore nawe akaza akaba atari ku mugabo wanjye namukundaga, peer pressure ye yaransenyeye. Mu batazi kureba iby'umwuka baba bumva ari ibintu bisanzwe biri aho ngaho. Ariko twinjire mu isi y'ibigaragara, isanuye mu bitagaragara. Damu hari abantu bakoresha baranyumva ariko banyumve niko bimbwiye. Hari abana berejwe gustoringa ubugingo bw'abandi. Iyo uyu mukobwa uryamanye nawe cyangwa se uyu mugore werejwe kwiba ubugingo bw'abandi, ikintu akora ni ikihe? Mu isi y'umwuka abakinguye irembo ry'abadayimoni barinjira. Bivuze ngo mu yandi magambo hari abagore batera ishaba. Batera ishaba mu by'ubisanzwe by'ubuzima busanzwe. Hari n'umugore ushobora kuryamana nawe akagukasira n'iby'ubuzima bwawe wari ufite akagutera umwaka akakurangiza. Ubwo uko uterera n'abagabo nuko. Ababo ubwabo barivugira ngo bari ishu yitwa ubusambanyi ariko ntawe nasambanye nawe, nta nuwo nzi, nta nuwo turahura nawe. Ubwo ubura numva umuntu avuga ikintu nuko aba ari hafi yo kugituraho. Ahantu utageze ibirenge ni wanahateza ibitekerezo. Buri muntu nakuvuga ngo Damuru ngo anywa inzoga ngo nyinshi cyane. Kuye kujya gukora ubushakashatsi kareba ko ayinywa, ariko kubera iki ari we basanishije n'inzoga batamusanishije n'ubusambanyi. Wanyumvishije? Yego. Rero ahangaha niho abantu baba muri mucyo bita jango yo kubera ko itegeko ry'isi igaragara ntiryemerewe kwica mugenzi wawe. Ariko itegeko ry'umwuka ryemerewe kumurya. Sinzi niba uri kubibona neza. Mu mwuka ryemerewe barira y'iki rero? Niyo Bibiliya izi ikavuga ngo umuntu ngo umujura ntagenzwa n'ikindi ni ukwiba, kwica no kurimbura. Ese ubundi iyo bavuze iri jambo abantu baryumvamo gute? Bibikise. Ikintu cya mbere ubundi abantu bibwa ba mbere. Buri wamusirinnye rero azina ngo ni sikayete. Umuganirije ukavuga ni umuntu wamuteretse muri ya ntebe, icyo bita intebe yiruta umuntu. Akavuga ati wewe ngwino wicare mu ijuru rya kabiri. Niwe kibazo. Yes. Niwe kibazo atese. Abantu ibyo bakora byose se wenda si nawe gusa, abantu bose ibyo bakora biba bifite isano n'ibyo. Wari wumva umuntu akubwira ngo iso nakwanga kwita nabi bisobanura iki? Iyo muravuze ngo iso nakwanga kwita nabi, nuko izina yakwise shobora kugukurikirana. Birakomeka ahubwo niyo profesi ya mbere ibaho. Buri umwana akiva mu nda ya nyuma mawe. Uri kumva? Bakata kano bita cordon umbilical bayita mu kira. Nako mbisi. Numura. Umurage. Numura. Bayava ngo numura ariko ubwo numurage ahari. Nyira donc icyo kwatuyeho. Already kita kigira gute? Man muragenda ni profesi. Nese ko Imana yajyaga ijya guhindura amazina ikayifata abayakobo ikagatene. So yari yarakwise nabi. Yakobo dikuye ushyizeho Isiraheli. Aburahamu Tera rero akwise Aburahamu ndashyiramo haje. Ivuga n'igiti y'Imana. Salah na Sara. Donc Imana ihindura icyo bita izina. Ni kuki Imana yigiye gukora ikintu imanza guhindura izina mbere y'ibindi bintu byose. Abarokora banga Imana yampinduriye izina. None se yarihinduye gute? Mu bintu bya mbere Imana ikora bya mbere na mbere, God change name. Hindura izina. Na Satani ikintu cya mbere gukora cya mbere na mbere, he change your name. Abo niyo mpamvu ubona abasitaraza ngo aka kazina ngo narirebye ngo mbona nikatwika ko kari mu irangamuntu se, ko wamye se ukitwa ku ishuri ntiwatwikaga,
ko aba bana baba bafite umucyo n'urumuri n'umugisha n'amahirwe n'ubwenge. Ibyo ni ibintu byo mu mwuka byibwa. Buriya abantu babiba ubwenge, amahirwe, umugisha, umutekano, sibyo? Uri kumva? Ni icyo ngicyo Satani asitoringa mu muntu. Ugasanga umuntu mu mutwe afite akajagari, nta mutekano wibereyemo. Mu mutwe we nta mahoro, umuntu nta mahoro agifite, ubwenge ufite. Kandi mbere umuntu yarazaga, ariko jya utinya umuntu wubatse muri mindset z'abantu. Buriya bano bantu ubona ngo ni bayaka, ba Nzovu, ba Skaitu, brother, ba super manager, bari abantu baba bafite icyitwa light, urumuri ruri ukozamo ku buryo ushobora no gushya mu byo bita by'umwuka. Ku bantu bazi icyo bita inyenyeri, wa muntu ushobora kuvuga ijambo rigasigara. Bano ba bulldog, bantu bavuga ijambo, nujya ubona umuntu ushobora gusigira isi ijambo, bro, jya umutinya, kuko ijambo nicyo kintu cya mbere kirema ibindi bintu byose. Nujya ubona umuntu wigeze gufata isi akayisigira ijambo ribajagaraza, do attention for that person. Kumwitondera. Aba ari umuntu mw'isi y'umwuka uba uri light, abarwanirwa. Yaba n'uri bano bo mu iyobokamana basanzwe, bari abantu baba bafite icyo bita urumuri rudasanzwe. Kandi buriya n'amazina, abantu benshi ntabwo bajya bamenya ko amazina ari ikintu gikomeye. Rero mujye mwitonda, muhanze mwuze. Uri kumva? Ikintu bita izina, ikintu bita irenga. Uzajya kubona ko n'umuntu yashyizeho ari nk'irenga abantu bacana, abandi bantu batazi. Abantu amatatuwaje abantu bajya bashyira ku mibiri yabo, abantu benshi batazi. Urumva bananga guhishura isi y'umwuka cyane, kuko abantu nabonye baraturakarira, abandi bakumva ko ari ibintu tuba turi, ariko mubyanga ibi bintu byabayeho kubera ijambo. Na Bibiliya iravuga ngo Imana yavuze ngo ntihabeho, habaho. Ijambo rirema ikitagaragara kikabaho. Natanze urugero rwiza, inzu tutunze, amamodoka dutunze, abana twabyaye, ni ibintu twamanje kurema mu isi y'umwuka, tubizana ahagaragara. Abantu bavuga ngo bakana ko bafite ibintu. Rero kuba umuntu nk'uri yafata umugore akamukubita, uri kumva, njye ntabwo ndimita ndeba cyo kumuciraho iteka icyabimuteye, niyo mpamvu bamujyana mu butabera ngo ahantu, sibyo? Ariko njye mba ndeba umwuka umwoshye. Ubwo rero mba nahise mbona ko ikibazo kishingiye kuri nuza icyitwa guhamagara ijuru rya kabiri. Biriya baranyindi ihamagaye nyine. Ntabwo wowe ubibonamo ikindi, ntubonamo nagaruka yanze umugore we n'umwana we. Nase yahoraga baririmba ngo doboyi n'iki, uri kumva? Usigiye ko donc intebe yicayemo iburi ibiruta Skaitu. Muri make ntabwo ari ukabanga se. None se yamwanga gute? Ko amaze igihe ubona ko ari umuntu bamaranye imyaka 10, bamaranye imyaka myinshi, uri kumva? Ubona ntabwo abagiye gucugutwa ari uko amwanga, ahubwo imbaraga z'umwuka ubakikije. Skaitu nawe yamvuga ati uko byagenze simbizi, ndasaba imbabazi. Muri make biramurenze. We yahamagaye ibintu byo mu ijuru rya kabiri biritaba, rero bimukoresha amahoro. None ko mu ijuru rya kabiri nta kindi kibayo, habayo 6 abantu, uri kumva? Kugira ngo umuntu abe yuzuye ku mubare w'inyamaswa. Nakubwiye ngo abayobowe abari imbata y'ibiryo, abari imbata y'imikino, akaba imbata ya internet, akaba ari imbata y'ubusambanyi, akaba imbata y'inzoga, akaba imbata y'itabi. Ni ibintu 6 biranga iki? Umuntu ufite ikimenyetso cy'inyamaswa 336. Benshi rero kibari ku gahanga, ariko abantu ntabwo baba bazi ibyaribyo. Nubona umuntu utwawe n'ibyo bintu ari byo byamutwaye, nugwikwirwa umurondoro umubare w'inyamaswa baba ufite. Abantu benshi bazi ko umubare w'inyamaswa ngo bazaza ngo ikimenyetso ngo kagishyira ku gahanga mukazajya mwigwa bugisoma. Umuntu wese uzabona n'urugero nanze. Reka duhere ku mikino damu, sibyo? Nubona umuntu yarakoronijwe n'ikitwa imikino, kugera ku rwego ashobora gufata n'ibyitwa amarangi. Ubonye ubwashije aba Rayon Sport bajya gutera amabuye muri nuza mu Bugesera. Buri umuntu ugera ku rwego rwo kubaturiye yabona ahantu ari yabaturiye ibuye, ari urusobe rw'abantu bahateraniye. Ntabwo umwana bayitwara, abari umwuka umutwara. Wowe batuye ibuye, ubwo se uri gutekereza ko numara kurirekura ubuzingo rirajya kugwa he? Uwo mwene so uteye ibuye. Nugusoza rero baba bakubonye wateye ibuye, basanga umenya agahanga
uri kumva icyari kigutwaye kikaba yataha bakujyane. Sinzi niba uri kumva umwuka uba hayidinze kuri ibyo bintu. Bro, ubu dufite abana b'abajeni, abagabo, ubu dufite abagore bari muri kurira wahoze umaze ibyingo, bari kurizwa n'iki. Abagabo baba bameze gutya, hari ibyaje ngo niba ari akadege, bro, baba bameze ngo kari kamfasha, ku buryo umugore ashobora kujyana n'umugabo mu buriri. uri kumva ni no kubaka urugo n'ibibeho kubera umuntu ari mu kadege, barya amafaranga minerivare y'umwana. Genza umugore nagiye kunga, uri kumva, n'umugabo we, brother, bamuhaye amafaranga minerivare ngo ajyane ku ishuri, aho kugira ngo ajyane ahita ajya acomeka mu kadege karayamira. Za premier betting, amamoto, abantu niba abamotari mu moto ngo babatware mu mujyi bikarangira bazitwaye. Ibyo ni imikino. Izi internet uri kubona nese ubusambanyi bwagwiriye umuntu ayirwa ahamagara mugenzi we ari muri Amerika ngo basambane online, ugira ngo biterwa n'iki? Ibizi nkuru zacu se twigwa dukora zabaye iz'urwango, abantu bose babuze n'umwanya wo gukora ijambo ry'Imana nkuko turi kubivuga, byaturutse kuri internet. Ibiryo rero baranje banashaka ko ati seroba ibiryo byakoresha umuntu ibyaha gute. Uza abakobwa basambanira inkoko, sambanira kurya inkoko aya masire Queen yose nta kindi kintu ajya. Nakubwiye ngo abantu batumva icyo kiganiro nzongera nyikoreho kirambuye mbigisha ukuntu babiba inyenyeri. Umukobwa bakamwiba inyenyeri, bakazana miliyoni 5 z'amadolari aragura mugo, bikaba birarangiye. Ejo ukazahura nawe utanamunywera n'amazi kandi yari wa muntu ugize gute. Aba basire Queen bose usibye ikintu cy'ibiryo bakura mu byo bakoramo byose, bro, nta kindi kintu bajya bakuramo. Nabo bagera mu imodoka by'ibitabashwa biba bizanarangirana ninde wundi binini byose ninde. Satani yaguye ikimwana kwa kuvuga ngo nundamye ndaguha ibi ngibi, yamara kubona ubugingo yagushyikiriye ahubwo ati aha genda ujye mu mworera n'abandi tuzarimbuka nawe nakubonye. Nese ujya ngo reka nkwe nk'uryo rwawe. Ikintu kiba kinezeza Satani ni iki se? Ubu nk'uko sikayita urugo rwe rwasenyutse, arafunzwe, agiye gufungwa. Adomboyi n'umugore we yajyaga barebera wenda akajya kwihahira akabazana ibintu. Uyu munsi ni ibindi bindi azajya kumara namba akatanga ameza ngayari kugera ku myaka 2 gutyo. Yes, imyaka 2 ni myinshi. Kandi noneho afite n'ikizibiti. Umugore yaje hano kuri kamera afite igikomere biragaragara. Ugutwi yagucaga. Uretse ubwo nyine tube clear tuganire. Satani abakubashije. Noneho hari igihe urumva nk'ejo bundi mu minsi yashize yari ibiganiro yakoraga nawe abwiye ngo niduca nizo ziba zizadukubita ejo hazaza. Hari gutuka bafunzwe bo basanzeyo kandi ibyo biganiro ntibarabisiba. Niyo Satani yagushuka n'abana kuri ibi ngibi, yamara kubona ko agahita ajya ku ruhande agahita Bibiri imwita umurezi wacu, atajya kumana kukureka kandi afite ibimenyetso biguhama. Uri kumva Imana nikubonere mu maraso y'umwana wayo iti gucira urubanza rubi. Bibiri irabanga iyi Imana ituboneye mu maraso y'umwana wayo ntiducira iki urubanza rubi. Ariko Satani ajyanye declaration kuri wowe akagira ati wamubonye ku gutwi isuku umugore wese we wakuremye, urabona ataguhubujeho. Yesu akareba hari amaraso yanjye muri yo ntayari, kuko umuntu uriho ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo nawe ntabwo agera ku rwego rwo kujya guca amatwi. Yego, sibyo? Isi Imana ikindi yakora ni iki? Yavuga ati nyine jyana dore uyu nawe nuwo wagabanye nyine waranyambuye. Wowe ibintu byose wowe bibaye muri make ubonera mu isi y'umwuka kuruta uko ubonera. Narakubwiye ngo ibintu bitagaragara biza kuba bigaragara. Ntabwo umugabo wabanye n'umugore bakajyana mu cyumba bakararana bakabyarana iyo myaka uvuze bakabana, standard yo kujya kubwo guca ugutwi ntabwo ari ibintu by'ibintu bigaragara, ni ibintu biba bivuye mu bitagaragara. Igihe cyose umuntu wese utazi gusoma spiritual mwuka ntabwo azasoma n'ibintu bisanzwe. Yes, ni ibintu bizwi. Niba utazi gusoma spiritual ntabwo nibigaragara. None se buriya abantu benshi ntabwo barabimenya. Umuntu utazi umwuka umuyoboye aba igitambo cy'abazi umwuka ubayobora, kugira ngo noneho ubyumve neza. Iyo utazi umwuka ukuyoboye, Bibiri ikwita inama y'imbagwa, uri kumva, uba igitambo cy'abazi umwuka ubayoboye. Poe ukawukoresha mu nyungu zawe. Neza abakobwa bari kurira ngo
ngo nateganya nkajya ngo nuze nkabona na David. Wigeze ubona David ahomba yavuye kuri hiti uwo wirwanaga mushakira amasoko n'indaya yose ntari hano Gitagata. Tekinoloji yego wumvishe yarakoreye make uwayaguhaye apfusha ubusa ntabwo yagupfira ubusa sawa ni menshi cyane muri make buri wese no kumenya umwuka. Ari kwicuza bati urumva yagiye hiding abikora nk'umuntu umunyabwenge wize mu ishuri n'iki cyose uri kumva, ariko ku muntu uzi kuza ibyo ari kuvuga. Muri make buri muntu wese agomba kumenya umwuka umuyobora. Igihe utawuzi uzagenda mu wasogokuruza wawe ukoresha no nakoze ba data bakoze ibyaha nibakiro se kujambo ry'Imana rivuga. None twikoreye imitwaro n'ibicumuro byabo. Wowe sogokuru wawe yaragiye avuga ati ngiye n'abana banjye tuzagukorera. Sinibiyonja tura kuri kamera. Nkavuga ati ngewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Nera bahari. Nagabahari. None se ugira ngo ibyo bintu ntibizamukoraho. Bizamukurikira. Niyanga kumvira Uwiteka se bizagenda gute? Zamubana ibindi. Ni ingaro. Uri kumva. Abantu baba bakwiye kumanza kumenya wagwana harya se ko mukoresha. Yego. Ni ubuye mwuko kutwara. Ni nayo mpamvu haza n'izi nduru mubona. Imyuka ibiri gukubitanira mu kirere tu. Abana rero babahanga baza umwuka ubatwara. Bakubona ukimurika nakubwiye ngo ugihinguka. Bariyo mubye muta. Ndagufatisha. Abana. Atira nyenyeri yo ni sawa. Ndagahubuzamo. Barika abavandimwe bacu babonye affaire itararangiye tutarege ntaratangiye gukina filime cyane. Barika tugushimire muri filime. Tugushimire dushime n'abantu babanye natwe. Nk'inama nuko abantu bose yamenye umwuka akoresha kuko hari igihe umuntu avuga ngo ndi inyangamugayo nditonda yamwisi mwuka iby'ubunyanga bwawe nago. Hari igihe niyo mpamvu dusanga mu gihe hari ikintu umuntu yakoze tukibaza uko byagenze ugasanga ari kubaza usanga turi kwaje nko gukora inkuru hano aturi mwana ko yitondaga byagenze gute niki cyamubaye byagenze bite kugira ngo akora igikorwa nka kiriya ni nk'abiyahura kuko umuntu ukora nka kiriya biya ni nko kwiyahura. None rega gukubita urubavu rwawe uba wikubise uba wiyishe wari gukora ikintu nka kiriya reka tubare ko tubana gukubita kuri umugutwi ukaguca umeze nka wowe ubwawe uba wiyishe kuko umuntu uba wamwica kuko wamukora ikintu runaka kikaba cyamuviramo kubura iki bura nagera hano amaze gutuza bimaze kugaruka yitekerejeho tubundu daimon yari yamfashe bazimu bantutse ni bwoko ki nibwo utumenya ko hari undi mwuka ukuri inyuma wari ukurimo wari wakwinje ese iyo umaze kwiko ko mwuka uhita ugenda ujya kurega uhita ujya ku Mana kurega ugahita ukureka wenyine ujya ku Mana kurega buri buzagaruka kuvuga ubutumwa uri nk'ahantu ukugate mwana yahure pe ati wakoze amahano utangiye kwibuka ko wajyaga uri libre no bakwambitse ibikomo ntago ubugiye ubundi umwuka ugenda upfuye ugumaho hafi ukakureka kugira ngo wihebe ubundi uzugugabaho ibindi bitero daimon yavuga ngo iyo daimon umwe avuyemo haza barindwi bahita baza buri ahantu ari muri libre bari bati mwana mahano wakoze ugatekereza uburyo wari ubayeho ugatekereza ibyo usize ugatekereza ubuzima wari ubayeho ugatekereza icyari cyaguteye ukakibura. Robert turagushimiye cyane dushimiye n'abantu bose abanye natwe ibiganiro byacu nagaruka mukore subscribe ciao ciao.